Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach maze אנחנו הולכים ללוחות היום. Tugiye kureba Imana ikurimo, Imana iri muri weho, ariko bakubwiye ko ugomba kwishakira hanze. Byagenze gute? Ikaze rero nanone mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba uko Imana ikurimo ariko isi yakubeshye ko Imana igomba kwishakira hanze. Byagenze gute? Reka turebe uko tubayeho tutariho. Hari igihe ureba ukareba ibyo Imana ikwereka, ukareba ukumva ugize agahinda n'umubabaro mwinshi cyane urebye ubuyobe abantu barimo isi yose. Nkakubwira nti rero kandaho kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Nzi neza ko nyuma y'iyi video urahita utangira kwibaza uwo uri we, ibyo wabeshywe byose. Nkaba nshishikarije abantu gusangiza abantu iyi video kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane. Nshimiye byimazeyo abakomeje kwiyandikisha, birangaragariza ko munyote ukuri. Ndabibona ko munyote ukuri, kandi uku kuri niko kuzabatura. Ibintu byose twirukankamo byose ntacyo bimaze. Reka tuze turebe muri video iki video tubwira. Kandaho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, ubundi koko dukangurikira icyarimwe, niko tuzibogobotora iyi ngoyi y'ikinyoma. Wibuke ukuri kubohora imbohe, wigumya uboshywe. Rero kanguka, reka turebe tubyinjiremo. Wavutse ufite ubushobozi bw'Imana muri weho, uhereye kuri wa mwuka wa mbere wahumetse ukivuka. Weho waje uherekejwe n'ubugingo buhoraho muri weho, ufite ubugingo buhoraho muri weho. Ariyo mpamvu umuntu agiye tuvuga ngo tuzongera duhure, ugiye aheza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo bugingo rero nibwo buguhuza n'Imana isumba byose, kandi burenze ibigukumira byose bya hano ku isi, yaba ibigeragezo byose unyuramo, ibyo uhura nabyo umunsi ku munsi. Ariko bwarapfukiranwe kubera iki? Kuva ukivuka hari ibintu byabaye bigushyira mu mwijima. Systeme zikomeye, zaba iz'uburezi, itangazamakuru, amadini, byose nakubwira, zatumye wibagirwa buhoro buhoro uwo uri we. Urinde by'ukuri, urinde. Ujya wibaza ukibaza uti ndinde. Ntabwo bageze bakoresha imigozi cyangwa imbaraga, ahubwo bakoresha uburyo bworoheje bwo mu cyayenge bwo kukontorora. Bagufata mu biganza byabo, bakwigisha amategeko yo kutagira icyo ubaza, imyemerere y'ubwoko bwose, bagupakiramo, bagupangamo inzozi z'impimbano zose zigamije gutuma uguma uri umuntu muto, utumva ko hari ibyo ushoboye, wiyumvire ibyo bashaka, kandi ntumenye uwo uri we nyakuri. Witandukanye n'Imana yakuremeye. Bakoze ku buryo witandukanye n'Imana yakuremeye. Bagize gute rero? Baguhaye icyo bita script, inyandiko ugomba kugenderaho ubuzima bwawe bwose, bukagenda bukurikije iyo nyandiko, ukabaho muri iyo zunguruka, muri ibyo bintu bagushyizemo, ukamera nk'aho ubayeho ku bitekerezo by'abandi. Iyi gahunda rero kugira ngo bayigushyiremo ni nka porogaramu bagushyizemo, kandi ntabwo byabayeho ku mpanuka, kuko abakureze bose, abo wakomotse bose bakuriye muri iyo systeme ni imwe. Ariko rero uyu munsi ubwo umenye uko ukuri, ugiye kumenya uko ukuri, inshingano zawe zirahindutse. Ntukiri ingaruzwa muheto, ugiye kuba umuntu Imana yaremye kubaho. Ntabwo uzaba systeme yakoreye iyozabwonko. Ni weho rero ubwawe ugiye gukangura ubushobozi bw'Imana bukurimo. Imana yakuremenye, ubwo bushobozi buri muri weho. Reka tuze tubirebe. Hari ryajwi rero rikurimo. Uku kuri kwahozeho kera na kare. Imbere muri weho harimo ijwi rikurimo, rihora rivuga ngo hari ibyo wahishwe, ntago ari ibi gusa waremewe. Hari ikintu kinini utazi kiri muri weho. Icyo kintu ni iki? Iryo jwi rirakongorera rikubwira riti shakisha, ushaka uri we. Ntago ari ibyumviro cyangwa ikinyoma gusa, ahubwo ni rwa rwibutso rw'ukuri kwanditse muri DNA yawe. Urabyumva? Abantu ba kera rero bari bazi uko kuri. Bari bazi ko umuntu avukana ubushobozi bw'Imana buri muri muntu. Abo muri Egiputa, muri Misiri babyitaga Neta, abahanga ba Veda babyitaga Atman,
ubu rero akaba ari ubumana buturimo buri muri buri wese uhumeka, buri muntu wese uhumeka murimo. Izo mbaraga z'Imana ziri muri buri muntu ariko kuki tutazibona? Ubumenyi rero bwatakaye gute? Bwahishwe muntu gute? Ni systeme zimwe zigenzura muntu kuko zigenda zirushaho gutumbagira kubera ari twe tuzitiza imbaraga zikarushaho kuryamira ikiremwa muntu. Ko abantu rero nibaramuka bamenya ubushobozi bwabo Imana yabarimanye, systeme zose yaba iz'amashuri, itangazamakuru, amadini, izo zose zizahita zisenyuka zose, ariko ku murongo zizasenyuka. Weho wigishijwe kuri uwo muntu muto nta kamaro ufite, udafite ubushobozi kandi ntabwo ubizi neza ko wabeshywe. Ibyo byose wirukankamo, systeme z'amafaranga, amamodoka, amazu, byose ni ibintu byo gutuma uri ahantu hamwe gusa, ariko hari ikintu kikurimo, rya jwi ry'Imana rikurimo muri weho. Ariko gukanguka kwawe rero kuzatangirira ku gusubirana uwo uri we, identity yawe ya nyakuri uyisubirane nukanguka. Uri umubiri ufite roho, uri umubiri ufite roho, ubasha gutuma ukabaho tutubindi no kureba ni intambara y'umwuka. Ahantu hakomeye rero ni mu bwonko bwawe, hazwi nka pineal gland. Mu Cyongereza twahita wenda nk'ijisho rya gatatu. Ijisho rya gatatu rero rikurimo, abantu ba kera bararyubahaga cyane. Ni nk'ihuriro riri hagati y'isi y'umubiri, uyu mubiri tubona, n'isi y'umwuka. Ibi ntabwo ndabyinjiramo cyane, ariko tuzabyinjiramo turebe. Uyu munsi isi ya none yangiza pineal gland yawe, ryasho rya gatatu, ikoresha imyanda nkana, ibyo bashyira mu byo kurya, mu byo kunywa, mu kirere n'ibindi byinshi cyane. Urabizi, utangiye kubyumva, nyirago namwe abakurikira murabyumva. Ntabwo ari impanuka, ibintu byose ntabwo biba ku mpanuka. Iyi ni intambara ikomeye cyane yo gukumira ubusabane bwawe n'Imana, ubundi ngo wemere kuyoborwa buhumyi. Byose bikaba bigamije kugabanya ubushobozi bwawe bwo kumenya. Iyo pineal gland rero, ijisho rya gatatu urebye, iyo izibiwe ubura umucyo, wa mutimanama wawe urahazaharira, ntago uba ukibashije no gukorekitinga n'Imana. Urekeraho kwibaza ibibazo no kubaza ibibazo, ntago uba ukibajije, nta no kubaza ibibazo. Uhagarika kumva ko kwibaza hari ikindi kintu wenda kinini kiriho gihambaye ugomba kumenya. Uravuga birahagije, ndanyuzwe, byane ndanyuzwe. Igitangaje kurushaho rero ni iki? Nuko ibyo bakora byose ryajwi rero rigaruka rikomeza rigusanga, ahubwo weho ujye uryumvira iryo jwi, ryumvire ukore ibyo iryo jwi rikubwiye. Mbyita beforehand. Ukiryumva nimba ari kubwiye kora iki, aba ari cyo ukora. Urabyumva? Nicyo kibazo rero kiba muri twese, kutumvira iryo jwi. Riba ari gutumira kuza mu ruhando rwo kubyuka ngo ushakishe umurage wawe wavukanye wo kuba muntu Mana, umurage wanyazwe. Wa murage wanyazwe. Igihe cyarageze rero ngo tusubirane, byanze bikunze nta kizabitangira. Kwiyambura ibinyoma no kumenya uwo uri we. Ni gute wiyambura ibinyoma ukamenya uwo uri we? Wavutse ufite ubusugi, ibyo twakwita nk'isugi, ufite wa murage Imana yaguhanganye wo kuba muntu Mana, ariko ko imyaka yagiye ishira, imyaka ihita indi igataha, sosiyete yarakwanjije cyane, iguha ibikuranga bitandukanye, ikwambika imyambaro myinshi cyane inyuranye, ibyo twakwita baguha amazina, baguha igitsina, baguha akazi, baguha ubwenegihugu, amadini urugeretse, byose bagushyira muri uwo mwambaro. Uwo mwambaro rero bakwambitse, tuvuga wenda niba ufite tatine bakayikwambika, niyo yahindutse wewe. Yahindutse wowe iyo myambaro, ku buryo kugira ngo yiyambure ntabwo byoroshye. Kandi systeme rero ubwayo yifuza ko ukomeza wambaye uwo mwambaro w'amazina, amadini, ibyo bagushyizemo byose kugeza ushaje, kuko bifasha kuwukoreza bwonko kugira ngo rikubeho akaramata. Iyo wita rero kuzi ibyo bintu bikuranga, ibyo vuga ngo ni indangagaciro zawe, byose ni imyitwarire wagiye wiga. Ibyo bintu byose wibwira ko ari byo urimo,
ibyo wiruka inyuma byose by'isi niyo myitwarire yawe wigishijwe kugira ngo ubashe kubaho muri iyi sisiteme, wibagiwe uwo uriwe nyakuri, kuko nawe ubwawe urebye uhemberwa kugira ngo ukomeze wiyibagirwe. Ibyo duhemberwa byose hano ni ukugira ngo tugire urwo ruhare mu kwiyibagirwa, tutibuka abo turi bo. Ububyutse nyakuri rero ntibutangizwa no kwibaza ngo ndinde, ahubwo butangizwa no kwibaza ngo ndiki. Igisubizo ni ubushobozi bwo kubasha kwimenya, ukimenyera hanze ya wa mwenda bakwambitse, noneho ubwawe ubasha wenda kumira bwo guhuza ubusabane n'Imana, ukongera kubugarura ukaba umuntu Mana. Bwa bubyutse rero nakubwiraga buri muri weho, bukongeze kuko buri muri weho. Ububyutse bwo kumenya uwo uri we ntabwo butangirira mu mutwe. Benshi twibwira ko ari mu mutwe butangirira, ariko butangirira mu mubiri. Umubiri wawe ni urusengero rw'ibanga kandi ukaba n'igikoresho cy'ingenzi cy'ububyutse. Ariko ubuzima bwa none bwangiza umubiri wawe bukoresheje ibihumanya, harimo ibiribwa bitewe imiti byahinduwe, urumuri ruhimbano. Ibyo byose bigatuma n'ubusabane n'ubushobozi bwawe bwa muntu Mana buryamirwa, ntibuzamuke. Iyo umaze kubimenya rero byose ukagenda bitandukanye nabyo, nibwo utangira kwibuka uwo uri we. Gukiza umubiri wawe rero ni ukwigomeka. Iyo ufashe umubiri wawe nk'ingirakamaro, utangira gukira no kwiyubaka, ubumana muntu bukabyutswa, ugatangira kumva umeze neza, na roho yawe ikagira ububyutse bukayigeraho. Guhumeka neza nabyo ni urufunguzo rwa byose, kuko guhumeka niyo mbaraga y'ubuzima no guhinduka bidasubirwaho. Abakera rero ibintu byose babyubakiraga mu guhumeka neza. Bya bindi bakora bakavuga wenda turafata umwanya tujye guhumeka, dufata akayaga, biriya bintu byose ukabyitaho. Atari ukudamarara gusa, ahubwo babikoreshaga nk'inzira igana ku bubyutse. Iyo umutimanama wawe rero uhaye agaciro, bikuraho ibikuzinze byose, bikongera kuguhuza n'ijuru. Ibi byose bishobora gutuma ugarura no gusigasira ibyishimo byawe byashyinguwe. Bimwe byose byashyinguwe byose birongera bikagaruka, bikaba intambwe yo gutangira kwibohoza iki kinyoma cyafashe isi yose bugwate. Ariko sisiteme bashyizeho zo kubasinziriza zikora gute? Isi ituma udakangwa kubera kuguhoza mu bintu bihoraho. Baguhoza mu bintu bihoraho uzunguruka, bihora byisubiramo. Dufata nk'urugero inzogera ku mashuri, iminsi mikuru, imbuga nkoranyambaga, gukora cyane, byose byagenewe kugutera gukora nk'umuntu utitekerezaho, ugahora urangamiye muri ibyo ngibyo gusa, ntuzigere wimenya ubwawe, ntumenye uwo uri we nyine. Niyo mpamvu ubona hahora imipira y'urudaca, hagahora ibintu bizenguruka birangaza abantu. Ubuzima bwawe bukabazunguruka nk'imashini yitwara udahagarara. Uhora ushaka kwemerwa mu bandi kandi ukirirwa ushaka ibidafite umumaro na gato. Ngibyo ibyo wirukanka byose, tangira ubitekerezo wumva ibyo ari byo. Indimi nazo si shyashya. Ibyo bavuga kuko uburyo ururimi rurarema nyine. Urugero naguha ni bimwe abantu bavuga ngo it's the way it is. Niko bigomba kumera, ntacyo nabikoraho. Ibyo niko biri. Iyo mvugo rero, imvugo nk'izi ngizi nizo zishyiramo abantu iminyururu itagaragarira amaso. Urumva wamaze kwishyiramo bya bintu ngo niko ibintu bigomba kumera, ntacyo nabihinduraho. Wamaze tayari kwishyiramo wa munyururu utagaragarira amaso, wa munyururu bashyize mu bwenge. Zigakomeza rero kurushaho gukumira ububyutse bwawe, ntumenye uwo uri we, ugaterera ukumva ko ariko bigomba kugenda. Ubuzima bw'umubiri rero nabwo bukomeza gutuma abantu bashiramo intege, za ntege zakagombye kubageza nabo bakabahuza nabo bari b'imbere, ahubwo zikabajyana kure kubera ibyo birirwamo mu biro ubutaruhuka. Ibyo abantu babona nk'icyubahiro mu maso y'isi ntacyo bivuze mu maso y'Imana. Iyo utazi uwo uri we na gahunda ufite kuri isi, kuko bigutanya n'ubumana muntu buri muri we imbere. Weho tuvuge ndorere bikavuga ati afite ibintu bimeze neza, meze bien, ariko ntabwo wize uwo uri we imbere. Ibyo byose ntacyo bikumariye kuko bigutanya n'ubumana muntu buri muri we imbere. Ububyutse rero bushingiye ku bumenyi. Hari impinduramatwara nyayo. Iyo mpinduramatwara nyayo ntabwo ari ukwigomeka cyangwa guhunga ibintu ngo bihunge, ahubwo ni uguhinduka nyabyo
no kugira ubumenyi. Shakisha ubumenyi, ugatangira ukiga, ugashakisha ubumenyi. Iyo urenze bya bindi bavuga ngo barambona bate cyangwa ukora ibintu ngo bakurebe, ukabaho nka muntu ukurimo imbere, ugakurikira rya jwi, ukora ugushaka kw'Imana, usubirana imbaraga zawe. Gute rero system ikomera? System ikomera kubera kwiyibagirwa, kukurangaza cyangwa kubaho mu bwoba, ugahora ufite ubwoba, urangaye. Ariko iyo wamaze kumenya ukuri kandi ukareka gukorera ku bwoba, ibyakuyobyaga byose bihita bizimira. Ntabwo mu by'ukuri wari warigeze ushyirwamo iminyururu, ahubwo wari waremejwe kubaho, ukabaho nk'umuntu utari wowe, ukaba utari we. Uri roho ihoraho iteka ryose yaje mu muntu. Ufite ububasha ndengamipaka, ntabwo uri amateka wabwiwe imyaka n'imyaka. Hinduka kuko ufite ububasha muri weho ndengakamere. Kubaho mu kuri kukurimo. Ni gute wabaho mu kuri kukurimo? Iyo wibutse uri we nyakuri rero, yaba ubwoba, gushidikanya, ibikomere wagize n'amarangamutima bibi byakugizeho ingaruka kera, nta bubasha na buke biba bikigufiteho, biba bifite ku buzima bwawe habe na gato. Ibyo byose wiyumvira, byose bisiga inyuma, ubyiyambure, wa mwambaro wiyambure, nta bubasha bizaba bikigufiteho. Utangira kwimenya, ukamenya wowe uri we imbere. Utangira kuba mukuri, kwa kuri kuguha amahoro y'umutima wawe, ukarinda ubusabane mu Mana bwawe, ukishyira ukizana. Iyo ushyize kwizana rero, ntago uba ukibihererwa uburenganzira. Kwa kwishyira kwizana kwawe kugira ngo ubeho uko ubishaka, ntawe uba ukibisabira uburenganzira, ahubwo utangira kwimenya, ukimenya wa muntu weho urimo imbere wawe wa roho. Utangira kuba mukuri, ukugaragara kwawe rero kuvuga ingero ni nyinshi zirahari. Birumvikana ko hari n'abandi baterwa ubwoba n'urwo rumuri, ariko wibuke ko utari hano kugira ngo wemeze, ahubwo uri hano kugira ngo uburiwe icyo Imana yakuremeye. Umaze kumva ibintu rero, ukumva rya jwi rikurimo, ukumva bimaze kubwira byose, ugiye gukora iki? Ni iki ugiye gukora? Ntugomba kuba muto, ntugomba guceceka cyangwa ngo uhore uri bya bindi bavuga ngo ndiyo bwana. No, byange. Ugomba kuba urumuri, umunyabigwi n'imbaraga, usobanutse, uw'ibitangaza, ukabaho nk'isoko ya muntu ubwayo, ari bwo bumana muntu buri muri weho. Ibi si amagambo y'ubwenge gusa, niko kuri kwawe. Ntabwo ari systeme yahumuriza nkuyobore cyangwa izina gusa cyangwa imyitwarire ushobora guhindagura uko ushatse, ahubwo n'ubumana muntu bwamye buri muri weho iteka ryose, bwari bwarategereje igihe kirekire ngo ubushurirwe. None dore urabyibutse, ahasigaye n'ahawe. Ese ugiye gukora iki? Ndakubajije, ugiye gukora iki? Andikamo icyo utekereza, wandike, kuko niba hari ibintu wize uyu munsi ugiye kwiyitaho, ukamenya uwo muntu kurimo imbere, kugira ngo ugire bwa busabane wahamye ufite n'Imana. Noneho wiyibuka, umenye uwo uriwe, noneho ukore ibintu bikoreke, noneho uve mu mwijima uze mu kuri, ubera abandi urumuri. Ibyo rero ngo mbashe kubagezaho, tuzakomeza ubutaha. Mwandike, dukomeze no muri chat, dukomeze muri comments, tuganire, ducateho, tuganire, noneho tuvuge tuti dore ibyo nakora kugira ngo ngere aha, noneho tubisakaze hirya no hino. Kandaho like kandi noneho ubisangize n'abandi, subscribe. Nkaba nkomeje kubashimira abanyotewe ukuri, muze dusakaze kuno kuri hirya no hino, kuko uko kuri niko kuzatwatura, kandi wibuke ukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyot.